nk'uyu nguyu arimo arakora device bazajya bashyira mu modoka umushoferi akamenya ko yageze ku rugero runaka kuko yasinze aho kugira ngo aze guhura na polisi ari bimubwira we mu modoka mbere azaba yabimenye. Uyu niyo arimo ararema ni product y'uyu nguyu. So nukuvuga ngo niba wageze mu kabari ukanywa uzajya winjira mu modoka ihita ikubwira warengeje urugero. Icyo gihe ushaka umusare cyangwa se utege moto ukundi kuntu aho kugira ngo uze guhura na polisi guhuhisha imiti no gufunga uzajya uba wabimenyekanye. Icyumba cyitwa 3D printing kuko harimo imashini za 3D printer. So uru ni urugero urabona nk'iki kintu ukuntu gikoze. Ni ukuvuga ngo twakoze design ugashyira mu mashini ugahita printing. Ni printer ikoresha icyo bita additive technology. Ikoze ngizi zikora murabona bimwe mu byo twagiye duprintinga. Ushobora guprintinga mockup y'inzu y'umuntu, ushobora guprintinga anything, ikintu cyose ushatse uragiprintinga. na kano ubu ni mwebwe mwagaprintingiye hano? Yego, aka ngaka nari ndimo kwigisha abanyeshuri uburyo ushobora guprintinga ugahinduranya amabara. Urabona hamwe ni umukara ahandi ni silver. Amazina yanjye banyita Munezero Christian, ndi umu expert muri software development muri programming languages zigiye zitandukanye. Nanjye natangiye ndi umu trainee hano nza kwiga programming muri Hanga Hubs, ariko nabifiteho basic skills nyinshi. Ndagusuhuje kandi none nguhaye ikaze ukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi ugakunda ibyo dukora. Ngiye nitwa Mr Bean. Iyo utarengejeho promota ntago riba ryuzuye. Ndi umwana w'umushi ubikunda kandi ubyemera. Tubana mu biganiro bitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi twaje kuri Maison des Jeunes ya Rusizi cyangwa se ni kigo cy'urubyiruko cya Rusizi kuganira na bamwe mu bayobozi bahakorera ndetse n'abahakorera bahatangira ubumenyi butandukanye kugira ngo tubashe gusobanurira urubyiruko niba koko iki kigo hari icyo kibamariye bamenye. Uyu munsi twaganiriye nabo muri Hanga Hub Rusizi batwereka ibikoresho bitandukanye byose by'urubyiruko. Bamwe mu bantu batari buzi bafite imashini zihambaye mu gukora ibintu bitandukanye, bafite imashini zihambaye mu gukora ibikoresho bitandukanye ndetse boroheje ibishoboka byose mu ikoranabuhanga kandi byose babitanga ku buntu bakabyigisha ku busa urubyiruko rw'akarere ka Rusizi ndetse nabo mu ntera zose zitandukanye. Aho waba uri hose uraza bakagufasha ku bumenyi. Ikindi urubyiruko ruhari baruhereza internet y'ubuntu ukaza ukiga ukamera neza. Ndagushimiye rero tugende udukurikire umenye byose urabisobanukirwa muri icyo kiganiro. Uratangira wibwira abantu badukurikiye. Okay, nitwa Dennis Rukondo. Abandi mu hardware developer. Muri byo bita digital fabrication. Yego. Hano twaje kuhasura tuhasanga ibintu bitandukanye ni mu kigo cy'urubyiruko cya Rusizi, ariko twagira ngo udusobanurire ku imashini icyo ikora n'icyo imariye urubyiruko cyane cyane rwo mu karere ka Rusizi. Murakoze. Iyi mashini yitwa Showbot ariko ni brand, ariko iri muri kategori zo bita CNC router. CNC ni computer numeric, ni imashini nyine zikoreshwa, ni imashini zo muri zikoranabuhanga zije kugira ngo zifashe abantu kugira ngo bave mu buryo buri analogue bajye muri digital. Bivuze iki? Ni ukuba akazi bashobora gukora mu gihe kirekire ubu ukabasha kwihuta ukagakora mu gihe gitoya. So wenda tuhereye kuri imashini ya CNC router, ni ukuvuga ngo ikintu umuntu ashobora gukora wenda nko mu minsi 2-3 yishobora kugikora mu isaha imwe cyangwa ebyiri, bitewe n'uburyo ikora buri accurate kandi igakoresha speed ndetse niyo technology yayo. Tuvuga urugero, ugiye gukora nk'ama design atandukanye akoze wenda mu rugi nako muri
MDF cyangwa urubaho rusanzwe tuvuga ugiye gukora urugi rufite design zitandukanye. Hahandi umuntu bisanzwe yakoreshaga intoki agakoresha cizo, inyundo, urukezo, byose byo irabifite muri package imwe. Icyo ukora ni iki? Ushyiramo design, wamara gushyira design muri computer yo ukayiha commande, so yo ihita ibikora. Ikindi ni uko urumva niba ari urwo rugi ushaka gukora inzugi 5, ni ukuvuga urajya kuri rwa rugi rumwe ukore buryo muri manuwere, ushyireho cizo, ushyireho inyundo, ushyireho urukezo, rwa rugi rurangire. Ugiye ku rwa kabiri usubiremo ya process n'urwa gatatu n'urwa kane. So hariho possibility nini yo kwibeshya, kuko ntago ushaka gukora inzugi 5 icyarimwe mu buryo bumwe. Ariko hano iyo ushyizemo design icyarimwe yo ihita ikata, ishyira hari ikata, ntakongera gukora design na nuvuga ngo za coordinates wazihaye nizo biba bisa, ikora ibintu bisa igahita ibirangiza. So ijano muri Rusizi kugira ngo ifashe urubyiruko mu bintu bitandukanye, ntabwo wenda ari urugi gusa, ni ibintu byinshi bitandukanye umuntu ashobora gukora muri wood cyangwa se muri plastique cyangwa mu yindi material yitwa acrylic. So ije gufasha urubyiruko kwihangira imirimo mu buryo bwa digital fabrication. Ubwo rubyiruko guhera mu maginga batangiye kubyitabira cyangwa nibwo bikiza? Iyi mashini nagira amara amezi 3 hano, iracyari nshyashya muri Rusizi. Abantu bake nibo bamaze kumenya ko ihari. So tukaba turimo kugerageza gukangurira urubyiruko kugira ngo baze babyige, bige kuyikoresha. Yego, kubyiga nkawe urabizi, ariko se ubona byoroshye kubyiga ku buryo uvuga ati urubyiruko ese ntago bisaba, bishobora no kuba binasaba n'andi mashuri asanzwe cyangwa n'urubyiruko rwose rwabishobora? Icya mbere ni ubushake. Ni ubushake, ntago bisaba ngo ufite amashuri ahanitse. Oya, icya mbere ni ubushake, kuba wiyumvamo gushaka kwiga. Kuko hari igihe ushobora kuba ufite amashuri ariko udafite ubushake, icyo gihe ntabwo wabimenya. Ariko iyo ufite ubushake ni ibintu byoroshye, nk'uko nabibabwiye ngo ibyinshi bikorwa na computer. So ntabwo ari wowe uri bujye gukora ibintu byinshi, kuvuga ngo wowe icyo ukora ni ukumenya gusa guha computer design ushaka. Iyo umaze kuyiha design ushaka, iyo yikorera ibyo bita kugenerating G code. Machine zose zisoma icyo bita G code, machines za fabrication. G code ni code zitegeka imashini icyo gukora, ibyo computer irabyikorera. Wowe icyo usabwa ni ukuyiha design, ubundi igatanga commande ikikora. So ikintu biga cyane ni design no gutanga commande. Ko urubyiruko rwacikirije amashuri rwagira amahirwe yo kwiga iyi mashini rukayimenya cyane. None se ubwo nk'umuntu wicaye hariya yari mu yindi mirenge ikikije umurenge wa Kamembe cyangwa se n'uyu nguyu, ariko akaba atarigeze akandagira mu ishuri, akaba ari umuntu warura ariko ubifitemo ubushake bwo kwiga, mumuhera kuki cyangwa mumufasha iki kugira ngo abanza bimenye ko ari umuntu uri hariya atarigera anakora no ku mashini? Wenda turaza kujya kureba hariya mu bindi byumba. Ikintu cya mbere twigisha umuntu ni computer. Tukwigisha computer, iyo utarabonaho computer na gatoya, tubanza tukakwigisha kuyicana, tukakwigisha ibigize computer, keyboard, mouse, interface, tukakwigisha Microsoft Word, Excel, ukabanza ukamenya computer basics. Iyo za basics ubashije kuzimenya, nibwo noneho tujya muri software za design, kuko ntabwo wakwiga design utazi no gukanda suri. So tubanza zo basic za computer, tukabona kujya mu bindi. Ari naho wenda twifuza gukangurira urubyiruko rwose, yaba rwaha mu mujyi Kamembe, Gihundwe n'ahandi hakikije, nibaze niyo yaba kwiga izo computer gusa bitabishaka, yaza tukamuha izo basic za computer. Umuntu udukurikiye ari kwibaza ngo ese ubwo ntago bihenze? Ntago bihenze,
igihenze ni umwanya wawe igenze kuko n'umwanya kuri ubu ngubu kugeza ubu ni ubuntu n'ubuntu ndagushimiye rero murakoze ubwo ariko tugiye kuzengurukana n'ahandi utwereke kabisa nta kibazo kabisa so iki cyumba ni icya electronics kubera ko muri no hub ibyo dukora software development na hardware development. Hardware irimo ibice bibiri, hari igice cya mechanical n'igice cya electronics. So hano turi muri electronics. Muri electronics rero tuhakorera ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi. So izi mashini dufitemo harimo nk'ingi ya milling machine, ikora ibintu bita ama circuit board. Circuit board ufata computer ukadesigninga hose muri iyi hub, ibintu byose bera muri design. Ujya muri computer ugakora design yawe, wamara gukora design ukaza guprintinga. Circuit board ushobora gukora ama PCB, ushobora gukora urabona n'ingiyi sinzi ko igaragara, kuba ushobora gukora izi nzira iki mashini ikora. Noneho ukora utu tuyira, ubundi ukaza gusudiraho utu electronic components nk'ama resistor, capacitor, LED byose ukabishyiramo. Ariko icya mbere iyi mashini icyo iba yagufashije ni ugukora zino nzira. Yego. Muri make mushobora gukora ibintu bijyanye na radio, ibintu bijyanye n'ibindi byose by'ibyuma bikorana n'amateleviziyo, ku buryo nka kiriya gitanda cyayo mushobora kugirema mukashakira izindi nzira, cyangwa murema icyanyu, cyangwa mushobora gukora ibyangiritse twiremera ibyacu. Mwiremera ibyanyu. Wenda urugero nta yindi ufite itarimo hano. So urabona nk'izi nkanga haba harimo amasensa atandukanye. Ni ukuvuga icyo ukora iyo wiprintingiye inzira zawe bitewe na design yawe ikintu ushaka gukora. Iyi ni display ariko uba wasudiriye kuri cya gitanda cyawe. Icyo gitanda rero ugishushanyaho cyangwa se ukora ya circuit bijyanye n'icyo ushaka gukora. Nk'uyu arimo arakora device bazajya bashyira mu modoka, umushoferi akamenya ko yageze ku rugero runaka kuko yasinze, aho kugira ngo aze guhura na polisi ari bimubwira, we mu modoka mbere azaba yabimenye. Uyu niyo arimo ararema. Ni product y'uyu nguyu. So ni ukuvuga ngo niba wageze mu kabari ukanywa, uzajya winjira mu modoka ihita ikubwira warengeje urugero. Icyo gihe ushaka umusare cyangwa se utege moto ukundi kuntu, aho kugira ngo uze guhura na polisi guhuhisha imiti no gufunga, ubu uzajya uba wabimenye kare. Arabiremera hano kuva hasi kugera asoje abirangije. Ndumva mufite ibintu. None se uretse uyu uri kubikora, hari n'abandi muteganya ko mwabyigisha cyane? Kuko uyu nawe yabyigiye hano. Nawe yabyigiye hano, ubu ngubu n'ibyo akora ubumenyi yabukuye hano. Hari abandi se mubona bari kubyitabira uburyo nk'ubwuyu? Ni ukuvuga ngo bamwe bagiye bavamo kubera izindi mpamvu, ariko uyu ari mu bo twatangiranye. Yego. So n'abandi rero urumva niba umwe abishoboye ashoboye gukora product ye, hari n'abandi bakora ibindi. Yego. So uyu gusa hari n'undi ufite ibindi bijyanye n'abadamu na systeme zibafasha kumenya imirumbukire yabo, nabwo mu buryo bw'uri electronic. Samuel, murakoze. Ubwo twagamuka mukatwereka n'ahandi hantu mukadutembereza n'ahandi. Wadusobanurira noneho no kuri iyi mashini rero? Iyi mashini rero yo yitwa laser cutter. Laser cutter ni imashini ikata ikoresheje imirasire, ibyo bita laser. Ni umurasire uri concentrate cyane ku buryo uhita ukata ikintu cyose. So icyo ukora nayo nk'uko nababwiye mu bindi byumba, ukora design yawe. Iyo umaze gukora design muri machine
uhita utanga komande noneho ya mashini ikagukorera ibi ngibi. Ndabaha urugero wenda mujya mureba nk'ama award batanga yo mu birahure bikase binanditseho iyi mashini irabikora. Ni ukuvuga ufata ikirahure ukagishyiramo aha ugakora design y'icyo ushaka kwandikaho, ukandikaho aribyo bita engraving, hanyuma ukanakata. Yego. So urabona nk'urugero kano ni kamwe nk'ubu yaranditse aranakata. Nuko yandikishije kwandika nibyo bita engraving, hanyuma aranakata. So ikora kuri materials zitandukanye, ushobora gushyiramo urubaho, triplex, igikarito, ibirahure, acrylic, plastique, variety nyinshi itandukanye. So bitewe n'icyo ushaka gukora. Urubaho rusanzwe warushyiramo bigakora. Ariko bitewe na epaisseur ishobora kwandika n'ikate. Nko ku rugero mwabonye na gukata twakase bisanzwe ariko twandikaho. Yego. Bisaba ushaka urubaho nyine epaisseur ntoya kugira ngo ibashe gukata. Murakoze cyane rero. Hari ahandi musigaje kutwereka? Yego. Biterwa n'ikintu ushobora kuba washyizemo hariya umubyimba gifite cyangwa ushaka kugitwara wowe niko yitwara. Okay. Mwadusobanurira rero no kwiriya mashini yindi nduze hari hepfo. Iyi mashini yitwa Vinicata. Vinicata ni mashini ikora mastika. Nazira stika bashyira ku modoka, bashyira ku nzu cyangwa abiriya ibintu bitandukanye mbese. Wowe nayo nkuko nababwiye imashini zose ziri hano. Process yera muri design. Banza ukakora design yawe y'ikintu ushaka, warangiza ukaza ukagiprinting. Hano ugahita usohora sticker yawe. Hano hari bwa buryo abantu bandika ku mipira n'ibyo byose. Nk'ibi ngibi ndaza kubereka imashini ibikora. Yego. Ubu tugiye gukomezanya mukomeze mu dusobanurire. None ahangaha tugeze umaje kumbwira ko ariho mwakora utu tuntu, ugiye kutwereka uburyo natwo dukogwamo n'utuntu twiza tumeze neza. Iki cyumba cyitwa 3D printing kuko harimo imashini za 3D printer. So uru ni urugero urabona nk'iki kintu ukuntu gikoze. Ni ukuvuga ngo twakoze design ugashyira mu mashini ugahita printing. Ni printer ikoresha icyo bita additive technology. Ngo muri technology uburyo bwinshi bwa manufacturing. So iyi ni additive manufacturing, mu gihe izindi ari cutting. Nukuvuga ngo ahandi bagenda bakata kugira ngo bagere kuri product, ariko hano ugenda wongera kugira ngo ugere kuri product. So mwaza tukinjira kareba tusinje dusobanurire. So hano dufite ubwoko bubiri bwa 3D printer. Zikora bimwe nuko ari company zitandukanye, wenda na frame itandukanye, ariko umusaruro n'umwe. So iyi ngiyi ikorwa na company yitwa Artimaker, iyi igakorwa na company yitwa Prusa. So icyo ukora ni iki, ukora design yawe, waranze ukayishyira kuri memory card, ubundi ukaza ugashyira muri machine yawe, ihita ikwereka ama design yose ariho. So wowe icyo ukora ugahita uhitamo wenda icyo ugiye gukora iki gukora. Ubona ibi ni wenda mu kuvuga ngo iyo ukoze iyi printing iki rero ifata iyi plastique ariyo bita filament, ikoze gutya ikaza ikayitwika, yamara kuyitwika ikaba umushongi utaraba amazi ariko utari na plastique yindi ikomeye wa wundi ushobora kugonda. So igatangira gukora ikurikije design yawe, igakora wa mushongi ikawukoramo icyo ushaka. Ni ukuvuga ngo hano itwika bitewe n'ubwoko bwa plastique kuko zifite ubwoko butandukanye, izo bita PLA, ABS, PLC, zose n'amoko atandukanye. Iyi dufite yitwika kuri dogere 215 kuri ino nozo yayo. Hanyuma iyi bayita bed,
gukora barabyumva itangiye gushyuha itwika kuri 60 kugira ngo cya kintu kitaza guhita gifataho ariko gifata ariko kidakanyaraye so ukabasha kuba watwika none kuko haba hashyushye n'ishyushye wa mushongi iyo uhageze utangira gukora ya design nk'uko wayishyizeho so izi ngizi zikora murabona bimwe mu byo twagiye duprintinga ushobora guprintinga mock-up y'inzu y'umuntu ushobora guprintinga anything ikintu cyose ushatse uragiprintinga na kano ubu ni mwebwe mwagaprintingiye hano yego akangaka nayo ndimo kwigisha abanyeshuri uburyo ushobora guprintinga ugahinduranya amabara ubona hamwe n'umukara ahandi ni silver ni ukuvuga ngo ushobora gukora wajyamo hagati ukayihagarika ugahindura materiyeri bitewe n'ibara ushaka yego none se iyi shusho imeze gutya muba mwayikoreye yo mu mashini yego ariko si ntabwo ari twe twayidesigninze hano ushobora kuyidawunilodinga ariko ushobora no gukora icyo bita 3D scan dufite icyo bita 3D scan 3D scanner kuvuga ushobora kuba ufite object yawe udafite umwanya wo kudesigninga ya object yawe uraza ukayitereka kuri ino muzi warangiza icyo ukora ni iki urayicomeka kuri mashini so iyo umaze gucomeka ubona ko itangiye kwikaraga ukuvuga iyi scanner yawe irimo irasikaninga parti zose z'iyi object so ihita iguhereza icyo bita 3D model iyo 3D model uhita uyiprintinga hariya uhita uyiprintingira hariya uri kwisikanira hano yego biri kuba gutya ntago bisaba iyindi processes ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyi irimo irafata iyi model uko inomeze igahita iyisevinga hano cyokora uhita ufata iriya memory card ugashyira ya product umaze gusikaninga ugashyira ugaprintinga nuko nguko bikora hano none ikibazo rero nashaka kukubaza ibi tumaje kubibona hanyuma mbere yuko nkubaza ariko mbyihindukira mbonye indi mashini mwadusobanura iyo he ikintu ikora iyi mashini yitwa embroidery ikora embroidery yandika ku myenda iyi ni ya indi yandika ku myenda nakubazaga haruguru so ngibi bya Menry Entertainment babona ko ari indodo bandikishaho so urazanga iyo ufite design ushyiramo flash ufite aho gushyira flash ubundi ugahita uprinting ni nko guprinting ariko ni ukudoda iyo ira printinga ariko idoze umwenda irabidoda none se ubu kimwe niyi urabona mwingi yashizemo design ahita byandika umuntu akora kimwe niyi none ishobora gukora nk'imyenda cyangwa nk'imipira ingahe mu gihe kingana ute iri faster kuko urabona ifite inshinge 6 izi nshinge 6 rero bitewe n'amabara ushaka gushyiramo urabona hano harimo amabara atandukanye so ni ukuvuga ngo ntabwo
turapima capacity ngo imyenda ingahe ku munsi kuko ntiturayidoda ariko icyo nzu irihuta cyane ni ukuvuga nka biriya ushobora kuba yabikoze mu minota itageze mu 5 urumva ko yihuta. none nk'ibyo kuri byo rero mfite ikibazo cyo kukubaza ibi byose tumaje kubona utweretse mwa bintu byose dutembereyemo uretse kubyigisha hari undi muntu noneho ushobora kuza akakubwira ngo ngewe noneho mfite akazi mfite nk'iyi mipira mfite nk'imbaho nshaka gukoresha mfite nk'inzugi nshaka gukoresha akaza gukoresha mukamufasha cyane kuvuga ngo turi hano target ya mbere ko ari ukugira ngo urubyiruko rwo muri Rusizi rumenye izi mashini rumenye kuzikoresha kugira ngo zibabyarire umusaruro. So nyuma yo kumenya kuzikoresha ntabwo ari ukumenya gusa ngo bagende baryamane ubumenyi ahubwo ni ukugira ngo n'abanyarusizi baze bakoresha akazi hano abo banyeshuri babakorere. So urumva rero ko umuntu wo hanze yemerewe kuza adafite umwanya wo kwiga ashaka gukoresha product yemerewe kuza tukavugana tukamukorera product. Okay, nizere ko ubwo nawe mutazabahenda ariko ntabwo tuzabahenda. Abantu badukurikiye rero barakunde kandi mwakoze cyane abantu bagume babagane n'urubyiruko rugume bwumve ko hano ariho hantu hakwiye ho kuza kugira ngo dukomeze twunguke ubumenyi nanjye wenda mu Misiri imbere nzaza. Ni karibu ibi ni bimwe mu byo dukora tuberetse ariko hari n'ibindi byinshi cyane. Abashaka software ama application yo muri software ama app yo muri software abashaka za website byose hano turabikora. Mukora na website ushobora umuntu website yego hano ari mugenzi wanjye ni mu software developer yigisha abantu gukoresha za website n'ama application yo kuri telefone no muri machine byose ndetse bamwe mu banyeshuri hano batagiye korera basa ubwo aho muguye ku tuntu twanjye aho ngaho aho muguye ku tuntu twanjye ahubwo nanjye ndaje nyoboka aho ngaho muguye ku tuntu twanjye aho ngaho sawa mwakoze ntahandi hano iwanyu byose wadusobanuriye bitangirira hano. Iyi room yitwa ICT room harimo abanyeshuri cyangwa se aba entrepreneur hano tubita aba entrepreneur barimo gukora software development ni ukuvuga ngo baje hano biga software development bamwe bamaze gukora na software zabo barazigurishije abandi ziri muri development so hano baraza bagahera kuri basic bakagenda ba developinga hanyuma na za design zose twabonye umuntu ashobora kuzana agakora design hanyuma akajya guprintinga kuri machine ahereye hano akajya guprintinga ahantu sobanuye ko ahangaha ni nka pinyeri ya bya bindi byose mukora. Yego dufite hano ariko dufite n'ariya muri sale ariko abangaba bo navuga ko ari ababa bageze ku yindi level kuko urumva software zabo cyangwa application zabo batangiye kuziseringa ntabwo bari kuri zero scratch ariko hariya muri sale buri wese ari free kuza so n'abatangira niho tubatangiza kugira ngo babe familiar na computer bamenye computer ni iki ikora gute so duhera hari so ya graduating hari akaba yakwimukira ngaha akabasha kugera ku isoko. Abangaba bageze hano bamaje kuba intiti. Yego aba ni aba expert baba bagurisha nk'umuntu akamugurisha nka website nyine noneho ikora neza. Dufite urugero nk'uriya bafite nk'amashuri nk'abiri amaze gukorera website so sinzi kereka niba mwaza kumuvugisha akabasobanurira ariko urumva tayari we yageze ku isoko ry'umurimo yaje ari umunyeshuri ariga ahera hasi ageraho noneho abasha gukora product ayishyira ku isoko so reka nzemo wamuvugisha kanze mubaze wowe witwa twagusanze hano batangira wibwira abadukurikiye.
amazina yanjye banyita Munezero Christian, ndi umu expert muri software development muri programming languages zigiye zitandukanye. Nanjye natangiye ndi umu trainee hano nza kwiga programming muri Hanga Hubs, ariko nari mfiteho basic skills muri byo. Wowe wari usanzwe hari utuntu uziho? Yeah, of course. Uza kumera nk'umuntu wihugura? Yego. Wari unshinze website yawe ya mbere ryari? Nyimara kubona izo skills muri software development, nahise ngira na contract n'ibigo bigiye bitandukanye mu gukora website z'ibigo. Twakoranye n'ibigo bibiri mu karere ka Rusizi. Izo website zawe nyuma y'aho zitangiye baguha feedback nziza, ubona ko zifite umusaruro? Yego, bama feedback nziza cyane ku buryo hari n'abandi bari kuma ko twakorana nabo, urebye zifite umusaruro ku buryo zigisha abanyeshuri mu buryo bwa online ndetse n'uburyo bwa communication n'ababyeyi. Udusobanura kuri website ukora, bundi zifasha ikibigo muri rusange? Ikintu purpose y'izo website akenshi ni ukumenyekanisha ibikorwa by'ikigo, nanone tukibanda ku bumenyi abanyeshuri bagirana hagati y'umwarimu n'umunyeshuri mu buryo bwo gukora amawaka binyuze mu buryo bwa online learning, kandi twagiye tubona ko bibyara umusaruro ko aribo biri gufasha abanyeshuri. Iki kigo ubona cyaraguhaye umusaruro wifuzaga? Urebye uwo naje nshaka narawuhawe, ariko iyo umaze kugera ku bindi wifuza ko wagera ku bindi bishimishije kurushaho. Buri wese ahora yifuza kugera hejuru. Urakoze cyane. Murakoze. Ikigo cyitwa GTS School giherereye hariya mu murenge wa Giheke. Hari n'indi kigo cyo mu Bugarama cyitwa Mihabura cyo mu Bugarama. Urakoze cyane. Murakoze nawe. None muza abanyeshuri bandi bakeneye stage muza mubakira? Turabakira kuko uyu munsi hari babiri baje gusaba stage bo muri electronics, so n'abandi twabakira. Noneho n'iki rero usaba yaba ababyeyi, urubyiruko muri rusange ruri mu karere ka Rusizi, n'ababyeyi batarabyumva neza cyangwa babimenye ubu ngubu, n'iki kintu basaba? Icyo nabasaba ni uko bakwitabira amahirwe ari muri aka karere uyu munsi, kuko niba leta yaratekereje ikavuga ngo binyuze muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na RISA na ICT Chamber, ikaba reka tujye muri Rusizi tubashe guha abantu ubumenyi muri digital cyangwa se digital fabrication na software development. Nuko leta yifuza ko abantu ba Rusizi batera imbere bakava mu buryo bwa analogue bakajya muri digital, kuko isaho tugeze iri muri digital. So twasaba ababyeyi kureka abana bakaza bakiga, urubyiruko nirwitabire ruze rwige rubone n'amahirwe yo kubyaza umusaruro ibyo bize, kuko izi mashini ziri hano kugira ngo zikore, nibaze bazikoreshe babone umusaruro bacuruze, biteze imbere. Hanyuma si urubyiruko gusa, n'abantu bakuru bemerewe kuza. Ushobora kuba umuntu mukuru ufite akazi kandi gasanzwe mu bigo bya leta cyangwa se mu bucuruzi, iyi hub irafunguye amasaha 24. Ushobora kuba watinda akazi saa 11, reka nikoze kuri hub nige software wenda guhera saa 12 kugera saa 2 mbone gutaha. Ushobora kuza muri weekend, so harafunguye amasaha yose, ni karibu. Murakoze. Sawa, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Okay, no.